Ale Mukurarinda umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije umuvugizi wungirije abagize ati buri abahanzi mwishyize hamwe mwatumira His Excellence Paul Kagame nawe akaza mukaba mwaganira ese byashoboka ukuzi entertainment yacu amashyari gupingana sibye ko sinubwa cyangwa se haraza n'ubundi government officials aribo bakora coordination y'abahanzi erega sinubwa mbere baba bagiye kuganira kuko ndabyibuka hari n'ikiganiro bagiranye n'abahanzi n'ubundi Igor Mabano ariwe yasabaga ibikorwa remezo by'umuziki yego president wacu nawe ubwe n'umuhanzi n'umuhanzi gute rero ndabisora muri ubu buryo kuko iyo wicaye ugatekereza umuntu egare ko uwo muntu nawe aho uguriwe muri wo umutekereza nyine ibyiyumviro byiwe yego kuba ashaka kwicara agatekereza bati dukeneye arena dukeneye visit Rwanda nkeneye kuba byonyine fata iki gihugu kugishepinga cyangwa se kucyubaka muri ubu buryo ukavuga ngo ngiye ndifuza ko rubaka sector zose ku buryo at least umunyamahanga azavuga ngo ndifuza gusura u Rwanda byonyine nabyo n'ubundi bugeni mu mutwe yego bivuze ngo nawe ni umunyamuziki cyangwa se ni umu artist ahubwo mu buryo nyine bwe abikoramo kandi azi agaciro k'abahanzi bazi ariko birengagiza yego ndaguha urugero yego Sean Breeze yego si umuhanzi mwiza ariko umunyarwanda rye ubona ari kumufata for granted kandi uriya n'umuhanzi dufite twagombye gushyigikira bro dufite abahanzi benshi dufite ba Prime Prime ni umuraperi mwiza dufite gisa cy'inganzo abo bose n'abantu dufite beza ariko twebwe kubera ko nta mwiyumvisemo ndahita ngira mu nyangire mpite mbwira umuntu ati aturiya muntu ati wapi bivuze ngo rero hari abantu dufite nyine mu Rwanda bashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bamenyekane hakagira n'abandi noneho bashyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo basubire hasi yego urumva icyo kibazo dufite ugasanga umuntu nyine arashyiramo imbaraga kugira ngo nyine banakore ntago ari abana yego icyo nicyo nzi ntago ari abana ikindi cya kabiri buriya hari ikintu abantu bajya birengagiza yego byonyine Ben we ubwe ni brand yego Pamela ni brand so what if your brand bayibyaje umusaruro ikibazo kiriho ubu nese nta bundi buryo babikoramo batagurishije ubukwe kugurisha ubukwe byonyine nabwo ni content Jay-Z na Beyonce ubukwe bwe urabwibuka ndabwibuka uza amafaranga binjije kuri ura bukwe so kuki twega ahubwo abahanzi bacu bakora ikintu tukagifata mu buryo buri negative niba ari ubukene dufite niba ari imyumvire mike dufite niba simbizi kuko Ben we ubwe niba ari brand agomba gucuruza brand harandi makuru mfite kuri ubwo bukwe ko abantu bemerewe gutanga invitation ari abantu bane gusa yego ubwo ni Ben Pamela mama wa Pamela mama wa The Ben ubwo ni abantu bane ibyo nta kibazo bivuze ngo umundi wese ufite invitation itaturutse muri izo nimero uko arenye yego ntabwo azemererwa kwinjira nukuvuga ngo ngiye ibyo nta erega n'ubukwe bw'abastar bro kandi icyo bashaka bo barashaka kugira ngo bashyireho limite yo kugira ngo niba ari nayo mafaranga bacuruze brand zabo Pamela yabaye Miss yari ni Miss Popularity nabo nibuka Pamela yarigiye muri beauty pageant bibiri kuri promotion aba Josiane ndabyibuka ariko niba ari brand Ben akaba ari brand bose ni brand so kuki ibyamamare byo hanze bikora ibyo bintu ntitubigire ikibazo ahubwo umuhanzi wacu akaza yabikora tukabigira ikibazo nye ni ibintu ubukwe n'ubwo umuryango n'ubwo inshuti sinzi impamvu bucuruza inshuti nizize sibyo se ariko abari muri Amerika Tanzania hehe hose bashaka kureba ubwo bukwe bagure brand kubera iki batabishyize for free ngo twirebere gute se ba for free kandi Ben kubaka izina rye nabyo byaramutwa amafaranga muri aho neza abakunzi ba Leya Entertainment uyu munsi dutangiye ni umunsi dutangisha amakuru yawe man imeze fresh of course it's been a long time nyine ni igihe kinini watangira wibwira abantu badukurikiye kandi tubibutsa ko bakore subscribe likes comment kugira ngo dukomeze tubahereze updates munyubakira aka kabanza mw'abantu
akabanza niba kubake urumva sure. Niba kubaka ntekereza ko mu kiganiro cya intro nakoze nababwiye ko ari channel izaba ikiraro ndetse n'umugisha abantu benshi mu gihe rero mwanyubakiye akabanza reka mvuge ngo yicana mukayubaka ejo nejo bundi nanjye nzabera umugisha muzambera umugisha ntekereza ko tuzatumeze fresh cyane wari umaje meze gute reka ngweze nk'urugero Super Bowl tujya kwireba tukishyura cyane rwose nuretse kucyo yishyura kujya nyine umva imyumvire yacu y'abanyarwanda ko evenema yose ko Super Bowl ntabwo ari ubukwe ntabwo ari ubukwe ni nkuko tureba iziza za Kisama ni nkuko tureba Trace ubukwe ntabwo ari event ni event none niba ari event se kuki wumva ko event umuntu yashyizeho policies zo kugira ngo abone amafaranga kucyumva ujya kugira kucyumva ahubwo ikibazo cyaba igihe wishyuye ntubure ibyo ugomba kureba icyo nicyo cyaba ikibazo kuko uyu munsi Diamond aramutse avuze ati ngiye gukora ubukwe na Zucu muri ishyura n'abanyarwanda bangahe bakwishyura ni benshi kuki Robin yabikora akavuga ati ngiye muri ishyura 10,000 kugira ngo murebe ubukwe bwanjye Diamond yabikora ntibibe ikibazo Ben yabikora bikaba ikibazo bivuze rero ko yabaye creative muri industry n'ubundi kubera ko nta wundi wari wakabikoze turumva ko ari ibitangaza ahubwo ni ishyano ryaguye wibyita ibitangaza ntabwo ari ishyano uzima batari ishyano se nukuvuga ngo meze neza cyane ndashima Nyagasani Kigali dufashe neza n'ubwo bamwe babivuga muri mu basore bishimye Kigali ntabwo nishimye bakwishimiye muti Kigali ko bavuga hari akabona nabonye kakameme kavuga ngo Kigali ngo nta muntu bwakwira atimyoje hari n'ababyuka bakimyoza hari n'uwimyoza mu ijoro ari n'ukanguka akimyoza urumva rero uranatunguwe hari umwana kigeze kujyana muri kiliziya niba yari afite depression birashoboka none ahita yegekaho yinjiye kibazo umuntu yegekaho ku kiliziya urumva Kigali abantu benshi bamwe bafite reka mbyita ubuzima bwiza bamwe baranezerewe abandi bafite ama depressions bamwe bafite babuze amafaranga abandi babuze utuzi abandi nyine urumva n'uruvange niyo mpamvu ubona nyine muri umuntu akuvuga ngo Kigali ngo biragoye kuyibamo ushaka kwimyoza nyine ushaka kugira umushiha akenshi usanga uyu munsi Leandre tuzi muri media zigiye zitandukanye ariko duhere ku isangano tugaruke kuri mu kiganiro nakoze ushize ndi gukora introduction nabivuzeho mvuga urugendo rwanjye guhera ntangiye amashuri abanza kugeza ngeze kuri radio kugeza ngeze kuri TV10 mbese no kugeza ubwo nari ntandukanye n'umuvandimwe yago narabisobanuye ariko mu magambo make n'urugendo navuga ngo nagiriyemo amahirwe nahuyemo n'abantu nahuye n'ingeri zitandukanye abeza ababi abeza twaragumanye ubyayo mbonye umubi tudashobora kugumana nyine ubwo aragenda so n'ubuzima navuga ngo nahiriwe nabwo kuko nabanye n'abantu bangirira umumaro hakuzi kubana n'abantu ndagerageza umuntu wese twahuye akambera mwiza nkamubera mwiza ndagushimiye kuri kamera za Raya Entertainment ndagushimiye cyane kuko ntabwo byoroshye bro ntabwo byoroshye kuko kugira ngo ujye kumaintaining umuntu imitekerereze itandukanye tuba dufite backgrounds zitandukanye kugira ngo ujye kumaintaining umuntu mugere ubwo mugera muri 2023 mukiri inshuti mwaratagenda mu 2024 cyangwa 2020 biragoye kuko iyi si nyine idutegeka kubaho ubuzima twese tutexpecting uyu munsi by'ukuri mwiza ejo ukaba mubi bitewe nuko waganjwe na yamaranko y'isi kubera ko wenda hari icyo ntaguhaye ukanyikoma kubera ko wenda hari icyo wanyifuzagaho nka service sinyiguhereze so urumva hari rero uba mubi atari choice yawe cyangwa se ukasaba umuntu amafaranga ejo ugatinda kuyamuhereza kuko wenda nawe uri broke uwo muntu akakwita umuhemu kandi wenda nawe kubwaye ku mutima wawe wumva utabishakaga nyine ko umwambura tubaho rero ubuzima bisaba nyine kwihanganirana utihanganye kuri iyi si ni handi bavuga ngo usanga uri kuba ikindi kintu ushaka kubura amafaranga ariko ntiwandavure
uyu munsi tugiye guharakatse n'ubundi mu biganiro uzakora cyangwa se abakunzi bacu bazagenda babona ni bizagaruka ku buzima busanzwe, entertainment, tugane na public figures. Uyu munsi tugiye gukora ama-analyse, ari muri showbiz nyarwanda, ari mu bivuga mbese. Gusa ntago turi gukora analyse tugira dusesereza. Nabyo navuze ejo bundi mu kiganiro nakoze cya introduction. Ntabwo nzajya nkora ibiganiro bisesereza, ahubwo nzajya nje kukubaka mu byo wumva. Icyo wumva ukumva kirakubatse ukigendereho. Niba ari cyo nakubwiye tudahurijeho, it's okay, nta ribi. Nabyo bazajya batubwira muri comment section. Ujye bitubwira muri comment section, bizajya bimfasha nanjye kumenya ngo aha kuko ibyo navuze nibyo cyangwa si byo. Kubera ko buriya ukora rakosa cyane. Ariko utakoze ntago wakoze. Ntabwo bishoboka. Ngo ntago twamenya nyine ikosa ryabaho riri. So bivuze ngo rero ni analyse hano kuri YouTube. Abantu benshi baza baje ku analyse. Ubwo nanjye naje. Ariko si hame konza kuvuga nabi undi mu analyst cyangwa se ufite uko abyumva nawe, cyangwa se nze gusenya icyo umuntu yubatse kugira ngo ngiye nubaka icyanjye. Oya, ahubwo bimbereye byiza nuko nakubaka icyanjye n'icye nkacyubaka. Buriya baravuga ngo inzu kuyubaka biragora cyane, ariko kuyisenya ni iminota mike cyane. So tekereza rero kuba warubatse nk'inzu ukajya kubona ukabona umuntu arimo araza arayisenya nyine ukayishakiye. So hari abantu benshi bafite ama YouTube channels, bakoraho ama analyse, ni byiza. Entertainment mukora ni sawa, ariko nk'abantu mwe tuzirinde ko dushaka kuzana urwango cyangwa se za timu nije ushaka kuvuga. Timu ngiye ntago nyanze bro. Timu ntago nyanze. Ni aho ngiye byamfasha turamutse dufite timu nyinshi. Akuse muri tugarutse ubundi muri guma kwizira timu zabagaho zari zitwaye iki? Saba abahanzi ntiyazaga akakubwira ati umfasha ariko runaka. Ariko bira byaherekera nuko ahubwo wenda bitangiye kuzamuka ubu ngubu, ariko abantu batangiye nyine kubyita ngo ndi team B n'undi ngo ni team B. Ngiye wafana Bruce Melodie, wafana the band, it's okay. Kuko at the end of the time turubaka umuziki nyarwanda. Ahubwo birababaje kuba ushobora kwita team runaka udashaka gukora akazi gashaka kugira akamaro ya timu yindi. Kuko kuba Melodie haringa umuntu ngo amufashe, Ben nawe agaharinga undi, nuko bose barwanira ishyaka ryo kugira gute ryo gutera imbere. Ariko birababaje ahubwo kuba wabona ya matimu agiye kuzamo urwango rushaka kugeza naho umuntu ushaka kumwambura ubuzima, kugera naho ushaka kubona umuntu ari kubaka ikintu ukajya kugisenya. Byaba bibabaje kubona umuntu ashobora kuba yakwicara, umwe arimo aracura umugambi wo kugira ngo atere imbere, undi agacura umugambi wo kumusubiza hasi. Twaba turi babanga mwabo. Ni hahandi wazajya wicara kuvuga ngo reka guhereze nk'urugero nk'igitaramo cy'i Burundi. Yego, Abanyarwanda bagaragaje isura mbi, sinatinya kubivuga. Igitaramo cy'i Burundi cya The Ben cyagenze neza nibyo, ariko twagaragaje isura mbi. Biciye he muri babanga mwabo twebwe? Urajya hariya ushake gusenya, niba koko ibyo byagiye bivugwa ari byo, hari abashatse kugira uruhare mu kugira ngo bice igitaramo. Byaba bibabaje kuko hari The Ben yari ahari nk'umuhanzi nyarwanda uhagarariye u Rwanda. Yego, n'umunyarwanda wese wari uhari yari ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi abaturanyi bacu b'Abarundi tubanye neza. Amakuru mfite nuko ujyayo waba uri mu kabari bavuga ngo uriya munyarwanda hagira umuntu umukoraho cyane. So why tujya gusenya ahubwo ibyacu tukabisenyera mu kindi gihugu? Ngiye Melodie nafate timu ye, n'undi afate timu ye. Bro mukore. Yego, nimukora ni fresh sana. Nimukora ebana nzaza hano mvuga nti wow, atuzi ibyo The Ben yakoreye Burundi, nzana mvuga nti uzi ibyo Bruce Melodie yakoreye aha. Nibyo ndakumva tugiye gukomeza dukomereze kuri entertainment n'ubundi tuzenguruke dutange update. Ese ubundi
ubukwe bwa The Ben ubukwe tugaruke duhere ku bukwe ndibwira ariyo inkuru iri exclusive muri entertainment yacu kuba The Ben yari charginze ari amafaranga byari 50 bivaho bigera ku 10,000 bamwe bavuga ko ari kugurisha ubukwe mu mbone yawe ubibona ute ko The Ben na timu ye ndetse n'umufasha we ntago ari abana yego icyo nicyo nzi ntago ari abana ikindi cya kabiri buriya hari ikintu abantu bajya birengagiza yego byonyine Ben we ubwe ni brand yego Pamela ni brand so what if your brand bayibyaje umusaruro ikibazo kiriho ubu nese nta bundi buryo babikoramo batagurishije ubukwe kugurisha ubukwe byonyine nabwo ni content Jay-Z na Beyonce ubukwe bwe urabwibuka ndabwibuka uza amafaranga binjije kuri bwa so kuki twega ahubwo abahanzi bacu bakora ikintu tukagifata mu buryo buri negative niba ari ubukene dufite niba ari imyumvire mike dufite niba simbizi kuko Ben we ubwe niba ari brand agomba gucuruza brand harandi makuru mfite kuri ubwo bukwe ko abantu bemerewe gutanga invitation ari abantu bane gusa yego ubwo ni The Ben Pamela mama wa Pamela mama wa The Ben ubwo ni abantu bane ibyo nta kibazo bivuze ngo umundi wese ufite invitation itaturutse muri izo nimero uko arenye yego ntabwo azemererwa kwinjira nukuvuga ngo ngiye ibyo nta erega n'ubukwe bw'abastar bro kandi icyo bashaka bo barashaka kugira ngo bashyireho limite yo kugira ngo niba ari nayo mafaranga bacuruze brand zabo Pamela yabaye Miss yari Miss Popularity nabo nibuka Pamela yarigiye muri beauty pageant bibiri kuri promotion aba Josiane ndabyibuka ariko niba ari brand Ben akaba ari brand bose ni brand so kuki ibyamamare byo hanze bikora ibyo bintu ntitubigire ikibazo ahubwo umuhanzi wacu akaza yabikora tukabigira ikibazo nye ni ibintu ubukwe n'ubwo umuryango n'ubwo inshuti sinzi impamvu bucuruza inshuti nizize sibyo se ariko abari muri Amerika Tanzania hehe hose bashaka kureba ubwo bukwe bagure brand kubera iki batabishyize for free ngo twirebere gute se ba for free kandi Ben kubaka izina rye nabyo byaramutwa amafaranga Aise kuki abanyarwanda twumva dushaka iby'ubuntu icyo nicyo kibazo ahubwo twe dufite mu myumvire kumva ko dushaka iby'ubuntu ugiye muri restaurant bavuga ngo mu biryo by'ubuntu weherego n'ubukwe kureba nkuko ikiganiro umuntu ari kukireba kari kukireba se uyu nguyu none se kankubaze uyu muntu ari kureba iki kiganiro ubukwe kuba ubukwe bwa nuza buretse kuba ubukwe bwa Ben sibyo nje nakubwiye ngo Ben kubaka izina rye byaramuvunnye cyangwa twa miliyoni na miliyoni sibyo yego Pamela nawe nuko wenda hari ibyo yakoresheje kuki twumva ahubwo mu mutwe wacu ukishyiramo ko umuntu kuba agiye kwishyuza ubukwe ari ikibazo none se reka ngweze nk'urugero Super Bowl tujya kwireba tukishyura cyane rwose none se kuki yishyura kujya nyine umva imyumvire yacu y'abanyarwanda ko evenema yose ako Super Bowl ntabwo ari ubukwe ntabwo ari ubukwe ni nkuko tureba iziza za Kisama ni nkuko tureba Trace ubukwe ntabwo ari event ni event none niba ari event se kuki wumva ko event umuntu yashyizeho policies zo kugira ngo abone amafaranga kucyumva ujya kugira kucyumva ahubwo ikibazo cyaba igihe wishyuye ntubone ibyo ugomba kureba icyo nicyo cyaba ikibazo kuko uyu munsi Diamond aramutse avuze ati ngiye gukora ubukwe na Zucu muri ishyura n'abanyarwanda bangahe bakwishyura ni benshi ku kiro Ben yabikora akavuga ati ngiye muri ishyura 10,000 kugira ngo murebe ubukwe bwanjye Diamond yabikora ntibibe ikibazo Ben yabikora bikaba ikibazo bivuze rero ko yabaye creative muri industry n'ubundi kubera ko nta wundi wari wakabikoze turumva ko ari ibitangaza ahubwo ni ishyano ryaguye wibyita ibitangaza ntabwo ari ishyano uzima batari ishyano se nukuvuga ngo ngiye impamvu ntabifata nk'ishyano nuko hari abandi babikoze kandi bikagenda neza ahubwo twega abanyarwanda ukuntu dufite mentalite iri cheap umuntu wakoze ikintu utamenyere cyangwa se utazi urumva ko yaciye nk'amabere ndaguha urugero Bruce Melodie yakoze icyo bita virtual performance bana abanyarwanda tujijuke
Bruce Melodie yakoze virtual performance Shaggy ari aho yarari na Melodie ari muri Trace bakora video nabwo ijya kubona nabyo kuno yita bwoko bwa video. Ibyo bintu byose ni creativity. Abenshi uzazira video kenshi bakoresha za green screen nyine recordinga umwadahari unda Melodie baravuga ngo Melodie yabuze amafaranga kwishyurira ngo Shaggy kugira ngo aze ngo yabuze itike ngo yamuca amafaranga menshi ngo 155 nago ngo babona amafaranga yo kwishyura Shaggy. Come on, urajya ku judging nyine twe dufata ibintu tukanaliza ibitari byo uko tubyumva. Tandis que Melodie kuba yarakoze iriya virtual performance ni nayo performance yari igoye buriya iri muri performance zigoye kuko urumva bagomba gusynchroniza amajwi bakagira gute ibyo byose ariko twebwe twayibona tukumva ko ari ibintu biciriritse kubera ko n'ubwa mbere tubibonye ariko nyamara n'urugero nka Diamond agiye akabikora hariya wabona ari ibintu bisanzwe ariko twekura ko tutabizi tubigize sakirego. So niyo mpamvu abanyarwanda nibajijuke bamenye ngo entertainment yacu irakura bro. Melodie na Ben ni brand nini cyane ni brand nini kuba waza gukinira ku izina rya Ben kugira ngo ubone amaronko ntekereza ko nabwo bitwaye kibiri kugaburiye warivuga rikakugaburira ni byiza ariko rikugaburira mu nzira nziza kuko twege itangazamakuru nitwe twaje dufata ibintu dushaka kubishyira mu murongo utari wo ukaza ahubwo kubera ko nyine hari n'indi beef ufitanye n'umuntu ugasanga ahubwo ni kugiye kubivuga ariko njyewe kuba Ben na Melodie ahubwo njye nakwishimira ko bakora igitaramo urumva bakesurana bakesurana harafashe ira bato ya bavuze the Ben agiye kujya muri Canada ejo bundi yavuze ko yafashe iriya bato Bruce Melodie yavuze abayihuza n'amateka u Rwanda rwanyuzemo. Hari Ben nabwo yarakotoye gute se entertainment n'amateka no se ahubwo se urasiga entertainment utajyana n'amateka ni Ben ko yavuga ngo bite n'amateka twanyuzemo none se Bebe Cool na tuvuga wenda Shiba na Sine na Vinka ntibajya kuri stage bagatwika cyangwa se ujye ubona bato zo mu Bugande umwe akora igitaramo hano undi akagikora hariya ntabwo abirengagije ko ari inshuti ahubwo twege ikibazo dufata entertainment tukayizanamo noneho reka mbyite twifata personal sibyo Ben ko yavuga ngo bazakora igitaramo kimwe ni byiza ariko none kuvuga ngo bite n'amateka none se amateka ntago tuyirengagiza ariko tubibakiraho turakotinga navuze ko ubundi ngo mu Rwanda hatagakwiye kuba bato ngo bitewe n'amateka turi muri entertainment bro turi muri entertainment ntabwo turi muri politiki bitre niyo wanditse ejo kuri Twitter ni kuri Twitter ntabwo ribuka ni kuri Twitter aravuga ngo entertainment tuvangura na politiki politiki nibyo ni byiza ko twubakira ku mateka ariko nanone entertainment yacu yaguke ariko uzi umuntu Ben hari nawe yarakotoye ni byiza ko tubona ibintu muri sanse zitari zimwe ariko ni nabyiza ko nanone mbere yo kujya gukora ikintu gitekereza twese tuza amateka twananyuzemo niyo mpamvu uyu munsi turi gukora cyane kugira ngo tugire gute dutere imbere twirengagiza amateka yo twanyuzemo ahubwo tujye mu nzira yo gukora none se ikibazo urasiga umuziki nyuma noneho ntabwo twasize amateka ko ntabwo tuzanasigana nubwo binashoboka ahubwo ayo mateka turayagenderaho dute twubaka igihugu none se kankubaze uyu munsi hariho abahanzi kera bakoraga indirimbo cyane bagize uruhare mu kubiba urwango n'amacakubiri biciye mu ndirimbo bakoraga uyu munsi se twemere ko umuhanzi ashaka kuza agakora indirimbo y'amacakubiri kandi tubona ko ari gusenya abanyarwanda ahubwo twe tugomba gushyira hamwe tukamusenya tukubaka n'icyo gihugu na entertainment yacu kuko erega ibihugu byose ibyinshi biba byaraciye mu ntambara ibitaraciye mu ntambara byagize icyo bita tribalisme hari za apartheid muri South Africa nyine ibihugu byose ibyinshi ntago Ben yakavuze ngo bite n'amateka ngo ntago bakora bato
ahubwo iriya ni sinye y'ubwoba. Ni sinye y'ubwoba. Kuba kakanyafu yakemeye ashobora kuba yumva ko none se bato n'urugero bato irahurira hehe n'amateka njye ntago ndabyumva ntago mbyumva kuko hari ukuntu umuntu rimwe yakabye ati yakabije yashaka kwerekana kakunze igihugu kurusha abandi twese turagikunda bro ahubwo we navuga ati njye ntago nkwiye guhangana na Melodie nta nubwo dukwiye gukora bato nk'abahanzi ahubwo reka dukora igitaramo dushimisha abantu nk'uko yabivuze muri ubwo buryo ariko kuvuga kujya gushyiraho akantu k'amateka ntabwo ari byo numvise ntari kubyumva. Melodie ejo bundi yaranditse kuri nuza kuri Twitter aravuga ngo kuri X aravuga ngo munyumve cyangwa se ntimunyumve ariko one day nzazana Grammy. Bamwe batari kugiye kuyigura ari ikibazo ayiguze urumva Melodie atimuye njye nababwira ngo congratulations uzi impamvu kuko barimo baresa uduhigo abandi bantu bananiwe. urugero ku buryo n'umuntu wenda utakurikirana showbiz utwo duhigo besheje muri showbiz yacu kunyumva nabi ariko ukuri ko kuri umuhanzi nyarwanda ugiye gutaramira muri Amerika cyangwa se Canada cyangwa France cyangwa se hehe ataramira community y'abanyarwanda abenshi ni Rwanda Day bivuze ngo ni nkaho uri mu Rwanda sibyo se undi ni u Rwanda rw'iyo simvuze ko n'abazungu barimo ariko majorité ni community y'abanyarwanda n'abarundi n'abagane nyine ubwo nawe urabyumva so bivuze ngo still uracyari local ntibanyumve nabi uracyari gukorera ya public n'ubundi yahangaha ubu tuvuge ko na Kenisoru nta birenze ari gukorera abanyarwanda uzarebe muri iriya nuza uzarebe muri ziriya concert uzabibona akenshi niba bagiye gufata amashusho bayafata batajya kure cyane abantu bari muri biriya bihugu ntibaze kuza kunyumva nabi ndimo ndatanga overview yanjye biriya bitaramo ni byiza kuko bituma umuhanzi yaguka akamenya n'imitekerereze nyine y'ahandi akamenya performance z'ahandi ukuntu zikorwa n'ibiki bintu nk'ibyo ariko ujye kure usanga community nyine nini cyane ari community y'abanyarwanda bari gukora performance bivuze ngo ntabwo ari ikintu birarenze ariko ntabwo ari ikintu kirenze cyane ariko tugiye kuri Shaggy kuba byonyine azazamura Bruce Melodie kuri stage egari kuri success kuko Shaggy afite public itari local cyane sibyo ibihugu bya Caraïbe US Canada na he hose hari abazungu bamukunda ni cyamumare yego ni nkuko Bruce Melodie ashaka gufata umwana uri hasi akamuzamura muri arena yego nicyo Shaggy agiye gukora nicyo Shaggy agiye gukora birafasha iki Melodie biramufasha kugeninga public ya Shaggy ndetse na Shaggy nawe yageninze public yo mu Rwanda nubwo ataraheruka gukora ariko yageninze public yo mu Rwanda yese agaruka mu matwi y'abanyarwanda urumva ni win-win ngiye kuri ngewe ntuza 155 navuga ngo congratulations ni fresh cyane wish ko n'abandi bahanzi nabo bakora ibyo bitaramo cyangwa se bakora izo approach ngewe Melodie ajya gusubira mu indirimbo ya ntuzafunga macho aranditse ndavuga ngo iyi ndirimbo ntago ikozwe mu gihe cyiza ntiyari ikenewe ndaza no gutanga impamvu ndavuga ni Shaggy ni brand nini ahubwo bakagombye kuba barasubiyemo barakoze indirimbo itari remix ahubwo nyine ikazi booming nkuko iyi ngi n'ubundi ya boominze impamvu nabivugaga ni iki Shaggy ntago yari umuntu uheruka trend ntabwo ari kuri trend nyine mu biriya bihugu ndabona ariko iyo yongera akamukonvenka nkuko yakunze indirimbo ahubwo bakagira gute bakarikodinga ni byari sawa cyane ningi yabaye successful ariko abantu ntabwo bumvise muri sense nashatse kubivugamo bo bumvise ahubwo nshatse kuba negative kubyo navuze oya ahubwo ni uburyo bwo kuba umuntu mukuru arakora approachinze ubuzi icyo ntabwo yabuze cyamusaba ahubwo nyine bya bintu yagusabye gusubiramo ibisanzwe bihari aho utakoze igishya niyo sense nashatse kubivugamo ariko uyu munsi when she's around ni indirimbo iri kuri trend ni indirimbo uyu munsi iri guha Bruce Melodie imiryango yindi Bruce Melodie uyu munsi arimo arakora ama interviews menshi arimo arakora arimo arajya ahantu henshi kubera iyo ndirimbo so bivuze ngo rero tugize abahanzi benshi
bakorana uwo muhate byaba sawa kuruta uko wambwira ngo urajya gufata remix. Nagureza ama remix menshi yagiye akorwa nka Joli ifite remix na ntuzana n'umutipe muri Nigeria ntago tuyizi ntago yizi igira ibuminga. So bivuze ngo nujya gukora indirimbo uzabe ngo uyu muntu aragira impact ingana kuri boosting izina ryanjye. Shaggy byari 50-50 kuko hashyizwemo imbaraga nyinshi kugira ngo iriya ndirimbo i-trending. Ni byiza ariko ni nkuko bitari bushoboke kubera ko wenda n'urugero wari gusanga wenda iriya ndirimbo ariko wenda reka nsubire inyuma gatoya. Melodie kuba arakoze iriya ndirimbo akongera agasubiramo amagambo agahindura agashyiramo ibyongereza biri mu bintu byatumye indirimbo igira gute yongera kuba nshya mu matwi y'Abanyarwanda uko yatangiye n'uko yarangiraga biratandukanye. So bira ni fresh cyane. Ikindi Melodie yakoze ni uko upgradinga language indimi fresh cyane kuko nicyo umuhanzi asabwa. Urasabwa ko umuziki wawe waba ari wo muvuno mbonye yafashe Swahili. Ufite Swahili ni ururimi ruri international bwa nuko abantu bamwe ntabwo babizi ariko abandi barabizi. Swahili ni ururimi ruri mu kandi no muri African Union ruremeye rwose. So kuba rero wamenye Igiswahili ukamenya Icyongereza ukamenya Ikinyarwanda ukamenya Igifaransa ni byiza cyane biragufasha. Kuko ngubu n'urugero nka Aline Sano zindimi zose azi Igifaransa Icyongereza Igiswahili ntabwo mbizi narakizi. Ariel azi Igiswahili azi Igifaransa n'Icyongereza. So uwo muntu biro cyajya gukora media tuba muri biriya bihugu muri West Africa muri biragufasha bituma nyine ofete music ni language ni universal language. Ariko nanone language ushaka kuririmba mu ndirimbo aho kuza ku expressing imbere y'umuntu bikakuranira ntacyo bya bikumarira rero. So birasaba ko abahanzi bacu upgradinga indimi. Nje Melodie yakoze interview mu Cyongereza ndabane wow ntabwo expectingaga nyine ashaka kuvuga Icyongereza kimeze kuriya. Bamwe baramusetse ngo nta Cyongereza azi ariko Abanyarwanda sinzi icyo dupfa no gusekana kandi bo bagushyize kuri iyi kamera cyangwa se kuri mikoro ngo uririmbe cyangwa se ngo uvuge icyo Cyongereza nyamara ntabwo ushaka kugivuga ariko wagerageje kukivuga uramusetse aho kugira ngo byibura umubwire ati ngwino nkwereke uburyo nabigenza nkwigisha Icyongereza aho guri kumuseka. Abanyarwanda dufite iki kibazo ku buryo ibintu byose bifata mu buryo buri negative. Ariko wenda tugara urakoze kuri izo wenda kubyumva kuri iki gitaramo Bruce Melodie azakorera Dallas ku wa 5 hamwe na Shaggy. Ariko ese bundi urukivuga ku ndirimbo ku rurimi abahanzi bacu baririmbamo byaba ariyo mpamvu Slowly yageze kure. Slowly yego kuko ndibwira ngo ufite miliyoni 96 gutyo. Ubundi impamvu nakubwiye ngo music ni universal language n'uburyo bwo ku expressing feelings zawe ukazishyira mu gihangano aho cya gihangano kikagina kigafasha benshi. Slowly ni indirimbo ukiyumva wumva ni indirimbo idasaza. Buriya media afite quality yo gukora indirimbo zidasaza wabyanga wabyemera. Ndaguha urugero reba Mayobera reba Karamutima reba Slowly urebe n'izindi ariko ngiye guhereza indirimbo imwe ya Meddy uyu munsi utajya ushyira kuri playlist kubera ko wenda wabonye hari ukuntu bitameze neza. Caroline si indirimbo ya Meddy ariko se igize ibuminga nkuko ni flop afite yafashe genre ataramenyereye ashaka kuririmbamo yaririmbye neza pe ariko ukumva ntago ari wa wundi Meddy uzi. So Meddy akora indirimbo zidasaza. Iriya ndirimbo Slowly ibaze ko ba Oprah wo muri Tanzania yajyaga mu modoka ari kuyumva ariko
dufite abahanzi benshi beza benshi beza kabisa, ariko iyo ufashe indirimbo yawe ukagira international, kera bajya banga urumva ngo mu byongereza byinshi ngo ntabwo cyo kubyumva, uyu munsi byongereza mwabikoraga muri kuri radio. Jewe navugaga ko ubundi umuhanzi yagombye kuba ari fluent mu ndimi nyinshi, kugira ngo nanakora niyo ndirimbo navangamo n'icyo cyongereza bimufashe. Ariko birababaje kubona umuntu ashaka nko kuba yakora indirimbo ya danje, yagera ku muhanzi wundi wa danje kujya kuvugana bikamunanira. Nanone nese uruba bitabibabaje bakajya gushaka umusemuzi ku bintu by'indimi. Wenda nk'ubu nka Rufa Rwirangira mu Rwanda nuko ntabwo abantu benshi bamuzi, ariko kuba batamuzi ariko kandi buri 2008 Taska yatwaye Taska Project Fame ebyiri. Rero ariko mu Rwanda ntabwo bamuzi. Oya baramuzi. Abamuzi nuko iri abantu bakunda imiziki bya bindi. Ntabwo ari ikimenya bose. Ikankwereke ale. Nukuvuga ngo baramuzi, ahubwo icyo babura ni consistency ya wa muhanzi yo gutuma baguma mu matwi. Yego. Kuko none se kankubwire. Alpha ari mu bantu bakiriye ku kigo cy'indege nk'umuhanzi w'umunyarwanda watwaye Taska Project Fame season ya kangaira, ntago nibuka season ntago nibuka nyine season yatwaye, arongera twara Taska Project Fame All Star. Nuvuga ngo abatwaye Taska bose arabatsinda. Yego, urumva uwo muntu dushobora kwirengagiza ko tutamuzi mu Rwanda, ariko byagenda kose amateka y'ubukiye muri Kenya na Tanzania hose baramuzi cyane. So bivuze ngo uwo muntu ahubwo nuko yirengagizwa, ariko arakora. Yego, tugize gutya mu minsi nk'ibiri Ale Mukurarinda umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije abagize ati buriya abahanzi mwishyize hamwe mwatumira His Excellence Paul Kagame nawe akaza mukaba mwaganira, ese byashoboka? Ukuzi entertainment yacu amashyari gupingana sibye ko sinubwa cyangwa se haraza n'ubundi government officials aribo bakora coordination y'abahanzi. Erega sinubwa mbere baba bagiye kuganira kuko ndabyibuka hari n'ikiganiro bagiranye n'abahanzi n'ubundi igoroma abantu ariwe yasabaga ibikorwa remezo by'umuziki. Yego, president wacu nawe ubwe n'umuhanzi n'umuhanzi rero ndabisora muri ubu buryo, kuko iyo wicaye ugatekereza umuntu egare ko uwo muntu nawe aho uguriwe muri wo umutekereza nyine ibyiyumviro byiwe. Yego, kuba ashaka kwicara agatekereza bati dukeneye arena, dukeneye Visit Rwanda, nkeneye kuba byonyine fata iki gihugu kugishepinga cyangwa se kucyubaka muri ubu buryo, ukavuga ngo ngiye ndifuza ko rubaka sector zose ku buryo at least umunyamahanga azavuga ngo ndifuza gusura u Rwanda. Byonyine nabyo n'ubundi bugeni mu mutwe. Yego, bivuze ngo nawe ni umunyamuziki cyangwa se ni umu artist, ahubwo mu buryo nyine bwe abikoramo kandi azi agaciro k'abahanzi. Ntabwo yagombye kuba ari umuntu udakunda abahanzi. Ntabwo umuhanzi yajya aza mu Rwanda cyangwa se yafata ifoto ari kumwe na Bruce Melodie ba Kivumbi bande, nuko aha agaciro wa mwuga bakora. Yego, kera barakubwira ngo mu gihe ugiye nko mu gitaramo perezida arimo wagombaga kogosha imisatsi ngo kugira ngo ube smart, ariko ugasanga ya misatsi wenda ni kugira umuhanzi niyo artwork yawe. Ubu ngubu perezida aremera gahura n'abahanzi bafite dreads bambaye uko bashaka, egale yuko nyine nawe na ministre wo muri leta yo muri Amerika menya ari wa Jamaica simizi ntabwo bahuye afite dreads. So bivuze ngo ntabwo kugira ngo wumve umuhanzi ariko ugomba kumushapinga uko ushaka, ahubwo ugomba kubanza kumva bwa buhanzi bwe kugira ngo umwakire nk'umuhanzi. So president rero yamaze kwakira abahanzi bacu nk'abahanzi, deja nawe urumva muri we afite muri wo ubuhanzi, kuko ntago wazana aya marushanwa yose ashaka gutuma umuhanzi atera imbere. Imbuto Foundation at Rwanda ukazana ibiki arashyigikira abahanzi, ubwo rero nawe n'umuhanzi. Yego, so kuba abahanzi bacu bahura ni byiza, ahubwo ngiye icyo ndi gusaba nasabaga ko habaho ubundi buryo umuhanzi bihangano bye bimubyarira inyungu. Gute rero? Ibindi bihugu bigira icyitwa Office of Copyright. Ni uburyo umuhanzi ashobora kuba yacurangirwa nk'igihangano, n'urugero ari muri Canada. Yego,
kigacurangwa mu Rwanda. Ntabwo n'inzobere muri byo bataza kuza kubyumva nabi. Ni uburyo umuhanzi nyine againinga amafaranga biciye mu bihangano bye niyo yaba adahari. Niyo yaba arapfuye bya bihangano bikagira umusaruro ku muryango we. None ze ubwo muri uravuga ako abahanzi bacu nabwo bagira uburyo babibonamo birahari ariko ntabwo nese bazishyira kuri platforms zabo YouTube RDB ibyo bintu ni byitwa RSU nishinzwe ibyo bintu ni ishinzwe iby'umutungo mu by'ubwenge. Yego ibyo bintu barabikora ariko ntabwo biragera kuri maximum. Kuko reka ngweze nk'urugero hari nk'ama festival yitabirwa hanze y'igihugu. Yego ari ama festival ubundi iyo ugize amahirwe ugasanga igihugu cyanyu kiri eligible nk'ubu u Rwanda ntabwo ruri eligible kuri ibintu bijyanye na Office of Copyright. Ndaguha n'urugero nk'ubu ntabwo YouTube mu Rwanda iri eligible ntubizi. Yego kugira ngo ube monetize urahindura location. Ibyo byose rero nibifasha umuhanzi kugira ngo yiyubake. Yego niba tudafite Office of Copyright bivuze ngo turacyafite imbogamizi z'uko urumva nk'iyo Office of Copyright byonyine ntabwo yabaho tutari eligible kuri YouTube. Yego urumva ko turacyafite mu ikibazo. So RDB hari n'izindi platforms nyinshi twemerewe kuba monetize nka TikTok. So bivuze ngo rero RDB na RSU n'abandi babishinzwe bakagombye gushyira imbaraga muri bwa buhanzi kugira ngo noneho umuhanzi ubundi hanze Uganda yukoze hit imwe yagutunga ubuzima bwawe bwose burahinduka. Ariko mu Rwanda birababaje kuba ushobora gukora ugakora imyaka 15 bro ugasanga umuntu aracyatega akamoto cyangwa se nta n'inzu abamo yo kuba nta nzu agira yo kubamo ugasanga nta buzima afite ari wa muntu uri gutabarizwa ku mbuga nkoranyambaga. Umuntu arapfuye tandiske ahandi izo hits zigufasha kubaka ubuzima bw'ejo hazaza. Mu Rwanda reka n'iki kintu nkivuge birababaje kubona dufite aba legends bacu ariko tudaha agaciro. Tubavuge turabavuga hari dufite Makoni Koshwa dufite ba Rafiki dufite bari abantu barimbaga harya abakimaze ba Faruku Dr. Jack yarapfuye Imana iri kumuhuru kudashira man dufite abahanzi benshi ba Nupuja barahari bakoze indirimbo za hit. Yego n'abantu dukwiye gusigasira indirimbo n'ibihe byose ya Nupuja. Ikibi cyo mu Rwanda cyeginanira nubwo ikibi cya entertainment yo mu Rwanda ni iki? Hari igihe wicara ukibaza amaherezo yabyo bikakuyobera. Ese ubundi biterwa n'iki? Nuko bitwara nibyo ningiye gusobanura. None se ubundi muri zindi kariyeri tufate nka football iyo ubaye retired uburi elema bagomba gusigasira kugira ngo uze utange umusanzu muri cya kintu. Yego urumva mu gihe twege muri entertainment y'umuntu amaze kuba mu legend cyangwa se ashaje turamwexcludinga nyine twamushyira ku ruhande. Ba Thierry ba Barthez n'abandi bose baretse umupira ariko uyu munsi bakontributinga mu kubaka football yo kwisi. Mu gihe ahubwo twebwe mu Rwanda tuba twumva nka Rafiki ntaho tumukeneye. Hari igihe tuba twumva nka Makoni Koshwa ntaho tumukeneye. Ba Mani Martin n'abandi n'ubujiji. None se reka ngweze nk'urugero iso yashaje uramujugunya ntumusigasira. Yego ahubwo twe tukumva ko ahubwo wa muntu kubera ko yashaje azi bya kera ntacyo yamfasha. Ba Mariya Yohana buriya ba Mariya Yohana tugomba kubasigasira. Ba Muyango n'aba tugomba gusigasira n'aba Cecile Kayirebwa kuko uriya ni umuntu ushobora kuza kuvuga ati yewe nakoze umuziki umeze gutya genda gutya. Yego nibyo ashaka kubwira wenda ibintu ukumva bimwe na bimwe ni ibya kera. It's okay fata ibyo bya kera nibyo ubu ngubu ushungure umenye ngo ndakora iki. Ariko ikibazo twebwe umuntu araba mu legend cyangwa se arasaza reka abashaje bose twara aba legend. Icyo kintu cyo wenda nindi ntuza nindi sije ko ubu legend hari ikindi kintu bisobanura. Wa muntu hari experience akurusha ukeneye
kuko papa hari nk'igihe n'urugero utaha wasinze batisha uzaza nibwa yiruka n'urugero iryo jambo bakubwiye rero abazi impamvu ari kubwiye n'abahanzi bacu bumve bamenye agaciro k'abahanzi bakuru hahandi niwegera Mariya Yohana wakoze insinzi bana b'urwandinzi iriya ni indirimbo y'ibihe byose yego ariko nimuhura urumva ko njye ndi kuri hiti bana nta hiti idashira nk'abantu waba hiti bingana bite nta hiti idashira kuki ariko ubundi bakena bwaragize amahiti gukena se nyine gukena icyo navuze nuko nta policy ziriho zishobora gutuma umuntu akora igihangano kimubyarira inyungu mu buryo bufatika ikindi cya kabiri nuko abahanzi bacu nabo ndavuga ngo baba mu muziki bamwe na bamwe baba mu muziki nk'aho ari ubuhungiro yego so bajya rero kuba bajya mu bundi buzima bikabagora kuko umuhanzi biragoye ko yajya gukora kandi kazi gasanzwe yego so mugero uvuye mu muziki utarawukora nkuko wakagombye utarizigamiye utaragize gute ni hano ujya no muri bwa buzima busanzwe asanga wenda nta nzu ufite nta modoka ufite ntaki kandi nturi bujye muri bwa buzima n'ubundi busanzwe kuko abenshi bagira ipfunwe yego fata njye nari umusitari gute ndajya wenda kuri gukora muri bureau de change n'urugero ariko uwatinyutse akabikora usibye ko nanone umuziki urafuha bro buri umuziki urafuha umuziki ntabwo wavanga n'ikindi kintu uyu munsi abahanzi music industry yarakuze dufite award akenshi nabonye hari abarekaramatise kubera iki RDB iza gufasha gutera inkunga Trace Award aho dufite za Kisama dufite izi Karisimbi dufite nyine izi awards ziri lokale kubera iki ubundi RDB yibona muri randorerwamo yo gufasha izi awards ziye zikomeye ku isi kuruta gufasha izi ngizi ziri mu gihugu ntekereza ko ni uburyo bwo kumenyekanisha u Rwanda ikintu kimwe icya kabiri ni uburyo bwo kwinjiza kuko izacu birashoboka ko nyine bashobora nyine kuzitegura bikanagenda neza cyane ariko mu byo u Rwanda rukeneye uyu munsi rukeneye kwinjiza ndetse no kumenyekanisha u Rwanda kugira ngo tureshye ba mukerarugendo ndetse n'abashoramari ibyo byo ndabyemera ariko hari aho ntabyemera noneho ni hehe ni ukuvuga ngo uyu munsi twari dufite award yitwaga Salax Award twagiraga ijoro ry'urukundo twagiraga hari amahadi menshi yagiye uyu munsi hari Kisama Award hari Isangwa na Muzika hari Karisimbi The Choice izo zose ni award zo kwishakisha none se ni ko kuri kuko ni izo kwishakisha ko n'ama institution ategura ibyo bintu bivuze ngo bije nibura y'izo institution bizagira gute bizahagara nk'uko izindi zahagaze njyewe rero hari igisubizo mbibonamo kimeze gitya niba dufite abantu bafite ubushobozi bwo gutegura izo awards tukaba dufite emplacement cyangwa se locations zo kwakira izo awards tukaba dufite abahanzi bashobora guhabwa izo awards kubera iki nk'igihugu tutagira award yacu Kenya barazifite Tanzania bafite za Mudunda Award nuza Uganda bafite za award zabo hari ibihugu byinshi nta gihugu cyo kitagira award y'igihugu dufite abatekinisiye muri ministeri y'urubyiruko muri ministeri y'urubyiruko aho bantu n'abatekinisiye bashinzwe kuba bakwiga igishobora gutuma urubyiruko rutera imbere barabikora muri arts barabikora ni byiza banabikora neza ariko hari bikibura kuko uretse nkwereke nk'urugero Aimable Twahirwa ni deje w'umuco muri ministeri y'urubyiruko sibyo atorwa twaravuze ati wow tubonye umuntu uzi imvune z'abahanzi ugiye kugira gute ugiye guhagarara abahanzi hariya arayizi nungu wejo bundi muri wacu na muzika nungu arimo uwo ni umuntu w'umutekinisiye ba Bubu barahari ba Muyoboke barahari ba Clement barahari ni benshi muri showbiz dufite nk'abantu benshi b'abatekinisiye bakora ibintu byiza kuki
RDB idatekereza kuba cyangwa se abishinzwe bagatekereza kuba bashyira izo awards zishobora ubwo gutuma hari abahanzi mpuzamahanga bashobora kuza mu Rwanda bakuruwe n'izo awards zacu. Ni byiza ko mwazanye Trace Awards ariko n'ibyo twakwishimira nk'isangura muzika harimo abantu b'u Burundi yego ariko zira ni award none usanga zirimo zizamo ndabyita gute muzi ukuntu byita ikimenyane kwa ntabwo awards zimwe na zimwe ziri fair. Ni hano uzasanga nyine kubera ko mfitanye beef nawe ale ntago naguhereza award, kubera ko tudasangira ntago ndi guha award, kubera ko ntakwiyumvamo ntago ndi guha award. Ariko iyo bibaye by'igihugu nta marangamutima zamo. Nkuko dufite Miss Rwanda twakagombye kugira award tumenya ngo buri mwaka turagira award igomba guhemba abahanzi iteguye neza, igategurwa mu mwaka, tuvuga ngo tugirajya muri arena tugiye kureba nyine izo event. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane, ariko leta yabibona ko hari umwe umushoramari wabaye no muri entertainment ugeze kuvuga ati ntabwo ndi bumentioning umuhanzi no mati karamubwiye ati se washoye muri uyu muntu ngenge baze ngo umushyizemo miliyoni 50 zanye ku gitondo akazindukira iwawe. yari afite ubwoba ko yajya iwawe, afite ubwoba ko yamushora mu gihe sazi kuririmba internet do muri, ariko afite ubwoba ko namushoramo amafaranga ejo baramufata na mugo urumogi akazindukira iwawe. Buriya asanga na leta rero ari yo mbona ibibonamo. Buriya hari ibintu abahanzi bajya bibeshya ndetse n'abashoramari n'abamanagers bajya bibeshya. Talent ni 20% yo kugira ngo umuntu abe successful. 20%. 20%. Ubwo bivuze ngo indi 80% isigaye uwo muntu agomba kuba maintained ku buryo ava mu product icuruza. Usibye no gucuruza baramurema. Ndaguhereza urugero. Zucu yamaze imyaka 2 muri Wasafi, akiri kureba uburyo bari codinga, akiri kwiga uburyo bakora stage, bakiri kumutoza buri kimwe cyose. Twebwe uravuka kubera ko nyine wumva ko ufite impano ugahita ujya kuririmba, ugahita ujya hariya. Bivuze ngo iyo 20% yo kuvuga ngo umuntu n'umuhanzi, iyo 20% ni hano usanga umuhanzi discipline agomba kubimenya, ugomba kumenya aho araye, ahari icyari kunywa naho bari kumwe. Niyo mpamvu ubona akenshi nk'amagengo y'abahanzi cyangwa se abo bagendana bakumakuma. Nka Davido n'urugero ushobora gusanga nk'urumogi ariko utabimenya. Kubera iki? Baramukumakuma. Nese Burna Boy nta nk'urumogi. Yanabyivugira ati ngiye sinaza yanze miliyoni 5 z'amadolari. Ati ngiye sinaza kubera ko mutemera ko nta nk'urumogi. Ntiyabivuze se? Ariko timu ye iramukumakuma ku buryo rwa rumogi rudashobora kuba ikibazo. Ahubwo nyine bo bagashaka uburyo team maintaining. Abagomba kumenya bagomba kumenya uko yambaye, uko yariye man. Hantu usanga umuntu team management ye ari ya team iri strong. Ndagweza nk'urugero nano mu Rwanda dufite ama label ameze gutyo. Nka Knowless atakoze indirimbo ntago amenya ibyarimo. Ibyo rero bifasha umuhanzi kuko umushoramari kuvuga ngo uriya muntu ngo namusanga iwawa nawe ubwo afite ikibazo mu mutwe. Yego. Kuko umushoramari ntago ari uzajya inyuma muhanzi. Ibyo nabyo nyine bigomba kumvikana. Ntabwo ngiye niba mfite amafaranga nje kuyagushoramo ngomba kwirirwa niko kwiruka inyuma. Ahubwo ngomba gushaka umuntu uzi ya management nkamuha yaringa akaza akagufasha. Wowe ugategereza ko ya mari yawe barahari. Barahari mwana. Ahubwo dufite abashoramari bumva ko gucuruza ibirayi n'ibishyimbo n'iki ari byo byinjiza kuko nyine bahita babona amafaranga ukanya. Ariko dufite abantu none se kankubwire. Umuyoboke yafasha abahanzi bangahe? None se Clement afasha abahanzi bangahe?
badrama n'abandi bose buriya Aimable Twahirwa buri uzi ko nawe azi ibintu by'umuziki se dufite abantu bazi umuziki ahubwo dufite abashoramari bikizemo ko abantu kuba banywa itabi batashobora kuba maintaining kuri boss ajya kwiruka inyuma y'umuhanzi gute mureke nyine umuhereza umuntu uzi ibyo bintu uzi uburyo ari bumukumakome kuko hari abahanzi benshi banywa bagasinda ko tutabona mu muhanda se ibyo kuvuga ngo aragiwawa no gushaka nyine ku ntabwo ariyo rwose none se kankubwire niba afite amafaranga reka nkwereke impamvu baciwawa nuko nta ndabyita gute nta nkadrema bari bafite ariko afite nkadrema ntago yajyayo kuko ibaze nk'umuntu w'umugabo akamufata mu nzererezi can you imagine mu gihe management iyo bagufashe ari full management bakwishyuraho kuba icyo urya ibyo wambara buri kimwe cyose bakakubwira ngo bimaze imyaka 28 ukabigiranya n'ibintu bamaze industry bubaka imyaka none bakakubwira ngo aha uri ufite umushoferi ufite umuntu ugomba kumenya ngo ukeneye iki ntabwo ugomba gusohoka igipangu uko wiboneye hari umuntu ugiye kukuzanira n'urugero chips cyangwa se burger ukeneye ku muhanda hari umuntu ushinzwe ibi nibi icyo ushinzwe no kujya muri studio rehearsals no kujya kuri stage ibindi uzabiturekere ukarya ufite internet ufite iki ntukenera kugenda ntabwo bazakubuza kugenda ariko ufite abo mujyanye ibyo bintu rero twebwe mu Rwanda urasanga umuhanzi kuko ni nyamwigendaho nta muntu afite arabuzwa n'iki se gufatwa mu nzererezi ntabwo nyine umushoramari bazi ko ashaka gushora ariko ari ibintu bavuze ko ariko abahanzi bacu bafata umuziki nk'ubuhungiro nyinyi nibyo nkubwira umwana n'umushomeri ari kwirirwa mu rugo arumva yifite nk'impano arabuzwa n'iki kujya muri studios ntagira akazi gasanzwe azagakora mu kivandimwe abashoramari nibaze begera abantu bafite izo strategy zo kubaka umuziki wewe ugiye kwitwaza ngo bazamusanga iwawe none se ko cy'abahanzi bacu wenda dufata urugero muri Nigeria no tugiye kuri dufate muri Tanzania Diamond afata maze kuba successful muri music n'ibindi andi ma projet ajyanye n'umuziki radio televiziyo studio afite niri ya mukorera video irakeni the director Kenya yitwa Zoom production yego ngibyo bumva afite project nyinshi zigiye zishamikiye ku muziki ebe kuki umuhanzi wacu aba n'amafaranga runaka agahita ajya mu gushinga akabari agahita agura akabanza impamvu bavuga ati ibintu nta wandenya ntabwo kugura ikibanza ni icyerekana ko ahubwo yakoze ahubwo hari n'abadafite ibyo bibanza n'abadafite ariko nyine impamvu ahungira muri ibyo bintu ndayikubwira ubundi nakubwiye ngo nta hiti ihoraho uko byenda kose nyine bigiraho imbaraga zigashira nyine ukarekeraho impamvu bajyamo nuko aravuga ati ngewe niba nta muntu mfite uri kumaintaininga niba ntafite saving ngana gutya kugira ngo nsove ubuzima bwanjye cyangwa na famille mbamo nkambonye $20,000 wakwigurira akazu cyangwa zo wagura washinga akabari suko abayobewe ko kongera gushora mu muziki bishoboka ahubwo nuko wa muziki n'ubundi turimo nabo bashoramari bafite iyo myumvire batumva ko batashora ngo umuhanzi ngo aramusanga none se abahanzi bose abariwa bagiye iwawa none se yafashe se noneho umuzima akamushoramo ibyo ni ukushaka nyine none se kangwe afasha Tom Close se angura urumogi Danny Vumbi se angura urumogi The Ben sangura urumogi none se kukiyumva ko yafata abahanzi bose agahita bashyira mu gatebo kamwe ngo azamusanga iwawe ahubwo nafoto umuntu ashaka kumaintaininga erega ese kuri kubirengagiza reka ngweze nk'urugero abantu bihangane nyine ntange nk'urugero impamvu umuntu yikinisha nuko aba ari wenyine aba atari wenyine ntabwo yakwikinisha urabyemera se psychologically niyo miti bakubwiye ngo
niwumvyo abaganga bivuze ngo rero bivuze ngo rero baramutse bavuze ngo ngiyi timu yawe bagiye kukumainteninga nuramuka unaniwe gukora ibi n'ibi uzavamo ugende hazaza undi ntabwo yabikora kubera ko yabazi ko ari inyungu none se ba Harmonize ajya muri Wasafi yari umuntu bagomba kumainteninga the A a Z shyiraho ba Rich Mavoko n'abamboso ubundi buri muntu wese akora amabara ahubwo turwana no kugira ngo ya mabara tuyakipinge mu buryo butandukanye abashoramari rero dufite bafite imyumvire nk'iyo ngiyo ntacyo bari gukora ubu ntago ari umukire wese bashora muziki nawushoramo nzanawushoramo njya nawushoramo turi kugera ku musozo yego ese twebwe hari umuhanzi wacu Israel Mbonyi muri gospel ahagaze sure bamwe batabanyamakuru ati yahinduye umuvuno sha igiye mu Giswahili ibinyarwanda mu byibagiro birabuzwa gute afite n'igitaramo muri Kigali muri Bikira tariki 25 kuba ari gukora ari gushiftinga ari gukora ari kuva mu rurimi rumwe ajya mu rundi nibwo biramugira international noneho n'ubundi akaba yabona amafaranga kiga nabo muri gospel barakira ariko nahabyo se ahubwo gospel ifite amafaranga ayo ushobora ko bakenye nta makuru ufite ahubwo muri gospel niho harimo abahanzi bafite amafaranga buriya mwe mutazi Mbonyi ni umu artist munini cyane kabisa kuba rero azi Igiswahili yavukiye Iminembwe azi Igiswahili azi Igifaransa n'icyongereza arakizi ntekereza ko yarize bivuze ngo rero kuba yarize kubyaza umusaruro bya bindi yize kuko yize ibintu bya farumasi ariko sibyo ari gukora ariko wenda n'urugero nubwo ntabimwifurije wenda mu muziki byanze yajya muri farumasi ariko Nyagasani ntazatume byanga ntekereza ko rero urumva amaze kugira public nini niba umuntu ashaka gukora indirimbo mu kwezi kumwe ikagira miliyoni 5 mu kwezi kumwe bro cyangwa se mu mezi 2 urumva umuntu burya urumva umuntu amaze gukura kandi gukura egare ko timu ye imaze kubona ko noneho birashoboka ko yashaka kwagura imbago baroze umuhando baririmba Igiswahili twarabumvaga Kongo baririmba Igiswahili bakakumva Tanzania Uganda na hari igice harabumva Igiswahili Kenya nuko bivuze za Sudani umva ubumaze kugira public nini ku buryo hari geno abafana bakati noneho kora no mu Gifaransa kora no mu Cyongereza gira gutya so ntekereza ko ni umuvuno mwiza ko Mbonyi ari mu bahanzi bake ba gospel nshobora kwicara nkumva bura kugira nkomvenke nyine muri gospel ko nje nago numva gospel cyane ariko gihe harabahanzi nyine numva nkabani kabisa ubundi Mbonyi n'undi mutipe witwa Isaac Mudakiko abantu benshi nago bamuza ko niba uri kureba ikiganiro ngenda bandike ngo mo Isaac Mudakiko uraza kumva indirimbo zurambwira so bivuze ngo rero ngiye mbifata nko kuba amaze kumenya ikibuga nicyo we ashaka kuko riga kuba hari ibintu abantu bajya bitiranya kuririmba gospel ntibivuze kutagira inyungu kuririmba gospel egare ko akeneye nyine kunguka niwe udashaka kubaka inzu niwe udashaka kuba mu miliyoneri biciye mu muziki ngiye niko mbitekereza yego reka dusoreze aha ngaha mwakoze kudukurikira twaje ebana neza Imana tuzakomeza kubane hano n'ahandi hagiye hatandukanye yego wakoze nshimire cyane by'umwihariko abari gukomeza kuba banshyigikira nabonye positive comments nyine bambwiye ati ni benshi hako shawe WhatsApp yanjye barayibana inzungu bari kwa bayibonye ari benshi ariko mwihangane zagaruka nza postinga muzayibona abajya bankurikira kuri status ariko icyo nshaka nuko muza mukambwe namwe ibyo mwumva uyu munsi entertainment ni abanyarwanda bose
so muze rero tuganire, mushyiramo muri comments hasi mutubwire ibyo tuzaganiraho. Awishko nyine nabivuzeho ko hano umuntu wese ufite icyazi kuri industry nyarwanda, umuntu wese ufite contribution ku muziki nyarwanda ndetse no kuri societe nyarwanda azagera aha ngaha, ariko nta gusebanya. Nibyo navuze. Mwakoze cyane rero, nta gusebanya kabisa. Mwakoze namwe.